nakubwiye ngo Uganda gospel iri ku rundi rwego, iyobokamana ku rundi rwego. Noneho ugeze Kampala ubona abantu mu mihanda, ntago warenga metero 10 utarabona umuntu urabwiriza, ntibishoboka. Rero usanga n'ikintu cyiza mu Bugande ni bunini cyane, burimo ibyaha byinshi cyane, kandi abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Kenya ni gake, Kenya ntago wasanga ubuntu bw'ubwumba, oya. Kenya ntabwo wazu, Kenya ibintu by'ubuhanuzi nta nubwo wanabyemera cyane. Ikaze cyane kuri Pizo TV, ndacyari Clement Bagemahe, turakwakire cyane wowe ukorera kwa natwe. Tugiye kugaruka kuri gospel cyangwa se iyobokamana ugereranyije u Rwanda n'ibindi bihugu bitandukanye byo muri Afrika cyangwa n'ahandi. Umukozi w'Imana Prophet Freddy yagiye agera, tugiye kubaza ese kuri wowe gospel uyibona ute mu Rwanda n'ahandi wagiye ugera? Banza wibwire abakurikiye Pizo TV, hanyuma tugende tuganira nawe. Murakoze cyane. Nitwa Prophet Freddy, ntuye muri Kenya ariko ndi umunyarwanda, n'ubundi mu Rwanda. Nishimiye kuba kuri Pizo TV. Imana bampira umugisha mwinshi cyane. Uri umupapa? Ndi umupapa, mfite umudamu n'abana babiri. Yeah. Kuri wowe gospel cyangwa se iyobokamana ryo mu Rwanda urigeranyije n'ahandi wagiye uvuga ubutumwa, naho uraza kwatubwira ubona izo gospel zisa gute, zitandukanira he, zihuje biki, zihura n'ibihe bibazo? Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Clement, umbaje ikibazo cyiza kuko ngewe ndagenda cyane mu Burundi, maze iminsi ifite biterane mu Bugande no muri Kenya na South Africa na Malawi, maze iminsi nzenguruka aho ngaho. Na hano mu Rwanda uziko hari cyo nari maze iminsi nagishoje ku cyumweru. Rero ndagira ngo basimpere gusa dushimye Imana. Abanyarwanda yaduhaye ikintu bita umuco. Urebye ibihugu ngendamo, Abanyarwanda iyobokamana hano mu Rwanda kubera yuko rigendera ku buyobozi bwiza bw'igihugu, dushimire nyakubahwa His Excellence Paul Kagame, yatumye iyobokamana mu Rwanda rigenda neza, kuko mbere ryarimo akavuyo, byari ibintu bivangavanze, ariko ibintu umunsi biri ku murongo kurenza. Yari vangavanze gute? Okay, nk'urugero wajya kubona ukabona mu cyumba cy'iwanjye, muri sari wanjye harimo icyumba cy'amasengesho, iwawe hari icyumba cy'amasengesho, ugasanga ubwumba bwabaye bwinshi cyane, kandi abantu batabigisha ijambo ry'Imana, babwiye ibintu by'ibiyaga gusa. Naho ngo byari bivangavanze. Bivuze ko bapfungiraga umwuka cyane. Cyo tuvugisha ukuri, ndi kuri televiziyo, ariko ambere ntabwo abantu bari mu buyobe. Hari akajagari k'amadini menshi. U Rwanda uyu munsi uvugana impamvu mpere mu Rwanda nuko ndi umunyarwanda ariho mvuka, ndaje njya handi. Uyu munsi mu Rwanda ikijyanye n'iyobokamana kiri ku murongo, ariko nabwo hari ibikenewe gukosoka. Yes. Noneho nk'urugero mu Bugande biratandukanye. Uganda mafiteyo icyumba cy'amasengesho, ngewe ndagifite mu cyumba cy'Uganda. Noneho Uganda ho batanze uburenganzira bw'abantu gukorera Imana uburyo bashaka. Ahangaha mu Rwanda ntabwo tukibona abantu bo mu mihanda no mu mabisi bavuga ubutumwa, ariko Uganda urava Mbarara usuhuwe n'umukozi w'Imana umwe avuga ubutumwa mu ndimi ebyiri, urinda ugera Kampala ukibyumva. Mu mihanda Kampala baruzuye, ari muri bisi agenda asakuriza abagenzi, avuga ubutumwa asakuriza abagenzi. Ariko twe kugita gusakuza, ubutumwa burakenewe. Burakenewe. Yenda tuhagarutse tubyite gusakuza kubera ko hari igihe bivuga benshi banisinzire cyangwa bafite stress, akabashyiramo akajya kuvuga ibintu yenda batanakeneye bitanda ngombwa, reka tubyite ko basakuza. Hanyuma kuri wowe gospel mu Rwanda ugeranyije n'ahandi hantu hose umaze kuvuga, ubona aho handi gospel imeze ifite izihe nyungu, cyangwa se gospel ihura n'ibihe bibazo ugeranyije naho hose umaze kugenda unyura uvuga ubutumwa? Urakoze cyane, Imana iguha umugisha w'icyo kibazo cyiza. Nakubwiye ngo Uganda gospel iri ku rundi rwego, iyobokamana ku rundi rwego. Noneho ugeze Kampala ubona abantu mu mihanda, ntago warenga metero 10 utarabona umuntu urabwiriza, ntibishoboka. Rero usanga n'ikintu cyiza mu Bugande ni bunini cyane,
burimo ibyaha byinshi cyane, kandi abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Niko bivuga ngo abantu bubu bakeneye iki? Ijambo ry'Imana. Ugasanga no Kenya ho ntago ari gutyo. Kenya ni gake. Kenya ntago wasanga ubuntu bw'ubwumba, oya. Kenya ntabwo Kenya ibintu by'ubuhanuzi nta nubwo wanabyemera cyane, oya. Kenya bakunda umuntu ufite ubwenge uje kubabwira ijambo ry'Imana, akurura abantu imitima. Ibintu byo bangu ngo mutere harura 15 ntago babyemera. Byabwiriza mabisi bo. Okay. Gakeya ntago ari cyane nko mu Bugande. Gusa nabo baba barimo. Nk'ubwo mperukayo, mperutse kuva mu mujyi tuiza ahantu bita Kamukunji. Hinjira mu muntu atanya kubwiriza. Ariko abwiriza ibintu njye numva ni byiza. Muri Kenya uhitutura. Muri Kenya baraturisha. Icyo gihe utura nde? Uturira wangu uvuga ubutumwa. Aratavuga ati mupe kakitu kamaji ukamafaranga tu ayufite wamuha 20 baramuhereza. Muri Kenya ni umuco, uyu muntu umaze kuvuga ubutumwa ahitavuga ati maji tu. Baba nabizi basohoka bamuhereza gutya, bamuhereza. Ni umuco Kenya itandukanye n'ibindi bihugu. Uganda ashaka kubwiriza abantu bose bakamucaho nta kintu bamuhaye, ariko muri Kenya babizi. Nanjye ngira gutya ati akira, yaba 20 yaba 50 yaba 100 arabara muri Kenya. Okay, mu Burundi Mana ishimwe cyane. Mu Burundi ni abantu bakunze ijambo ry'Imana, yego, bakunze ubuhanuzi, bafite inyota ikomeye yo kumva Imana n'abantu. Okay, kandi bakunda abanyamahanga, the foreigners barabakunda cyane. Iyo uje nk'umunyarwanda bakwakira neza, bakakuhareza agatuti. Iyo uvuze Imana neza baranezerwa cyane, baranyurwa. Mu Burundi ho nta bintu by'ibyumba. Mu Burundi ho banavanyeho gusenga mu mibyizi. Ntago basenga mu gitondo, oya. Babikuyeho nabyo ngo byabirimo akavuyo kenshi. Babikuyeho bashyiraho abantu guhera saa 9 nako saa 10 gusubiza hejuru. Impamvu ngo babikuyeho narabajije, barambwiye ngo abantu ngo birwa mu nsengero ntibajye mu kazi. Kumva iki kintu Clement? Ngo abantu birwaga mu nsengero ntibajye mu kazi. Umukuru w'igihugu abivanaho. Mu Burundi nta cyumba giterana mu gitondo, oya, nta na kimwe. Maze y'imisi ni nyuma satani nyuma nibwo ya saa 11 kuzamura. Ku cyumweru gusa niho abantu weekend kwa gatandatu no ku cyumweru niho abantu basenga mu gitondo. Ntabwo ari nk'aha mu Rwanda cyangwa mu Bugande, oya. Abantu bari bamaze kuba bari bamaze tubite iki, bari bamaze gusa ngo abareka imirimo bakijya mu nsengero kandi kagapfa, babikuraho nta bikiriho. Noneho iyo bukamara muri rusange kubwiriza, yubwiriza muri bihugu byose wumva bimeze gute? Ivuga butumwa rihagaze gute aho hose maze ibintu bwiriza? Urakoze cyane, ni byiza. Njewe biranyagura mu bwonko, bikagura ubwenge bwanjye, bikagura n'ahantu ndimo ndajya. Kubera iki? Uko nabwiriza mu Buganda siko nabwiriza mu Rwanda. Kubera iki? Oya, ntibishoboka. N'abantu batandukanye, tofauti baratandukanye. Abanyarwanda ntabwo bumva kimwe nk'Abagande. Abagande bumva cyane. Abanyarwanda mu mutwe byabagiyemo, bafite filozofi nyinshi bitewe n'ibintu baciyemo. Uko nabwiza mu Rwanda siko nabwiza mu Burundi. Gusa mu Burundi bari perfect, bakunda ijambo ry'Imana cyane kandi bakunda ubutumwa bwiza. Ariko hari abandi hano mu Rwanda, hari abantu bamaze kubirambirwa kubera n'ibikomere bagiriyemo. Babitewe n'iki? Babitewe n'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bakoze iki? Urumva hari ukuntu bakozi b'Imana babivanze, bakabaka amafaranga, bakabaka ibitambo. Ndi imbere ya televiziyo nta muntu ndaka ibitambo, bakababwira. Urumva ibyo bintu bitandukanye, ubwira ati Imana iravuze ngo mpereza miliyoni. Ibyo bintu ntabwo bifite sense. Muri make abantu bagiye bakwa amafaranga muri ubwo buryo bagize ibikomere. Ariko nabavuga ko hari abagiye bahura no kubatandukanya n'ingo zabo. Byabayeho muri iyo minsi muri ako kavuyo, nko muri guhera nka 2018 ako kavuyo kabayemo cyane. Muri cya gihe twari turi mu gihe bari bagamije amatorero, bari abantu bafungiye madini n'ibyumba n'ibiki, binjiye mu ngo z'abantu. Akaza mu rugo bakavuga ati Imana iravuze ngo uyu mugabo akora ibi ngibi, atabikora abantu barakomereka cyane. Nicyo nkubwira ngo uyu munsi mureke tuvuge ubutumwa bwiza,
tufate abantu tubashyire ku rundi rwego dutandukanye ibintu ni aho ngo bakomerekeye. Gospel ya kera niyo ubona bimeze gute, ubona wabishanya gute? Urakoze, biratandukanye cyane kuko kera urumva ngiye nakure muri ADPR urabizi, na agakiza kambere n'uyu munsi biratandukanye. Uyu munsi abantu batinyutse ibintu batagomba gutinyuka, abantu bari mu bintu batagomba kubamo. Mbere twatinyaga icyaha ku rwego rurenze, ariko uyu munsi wa none we munyamakuru nkubwiza ukuri imbere ya kamera, abantu ntago bagitinya ibyaha, babiciye amazi. Mbere wakoraga icyaha nk'urugero, urumva nk'urugero wenda tuvuge wenda watukanye, kavuga akantu gatoya watukanye, wajyaga imbere mu rusengero ukihana ukatura bikomeye ukanarira. Ariko uyu munsi abantu barimo baraza, ubwo mvuze ahambere aho ngaho bacaga bugufi cyane, ariko uyu munsi abantu barimo baraza mu nzu y'Imana yarayasambanye, yarayakubise umugore, akaza agahita hagarama, akaza ajya mu rusengero, batera indirimbo akayizamura, akajyana gutya ngo repa ya vode giderai, akavuga no mu ndimi ibintu bitandukanye. Wowe kuzivuze? Ndazivuze kuko njyewe ndi mu mwuka, ni muko nsanze ndi gusenga, nta kibazo ngiye mfite, naje mu masengesho mvuye hanze. Yes, urakoze cyane. Tugiye kujya no ku musozo w'ikiganiro, iyobokamana cyangwa se imyigishirize ivuga butumwa byo mu Rwanda no hirya no hino ugenda uvuga ubutumwa. Mu Rwanda ivuga butumwa ati hagaze gutya, naho ugenda uvuga ubutumwa megaze gutya. Abantu bagiye bahura n'ibikomere bitandukanye mu ivuga butumwa cyangwa muri gospel, urababwira iki? Icyo nababwira ni kimwe, ntabwo Yesaya, sorry nkoshye ijambo gatoya, Yesaya ibice 59 havuga ngo ntago ukuboko kwayo kwaheze n'uguti kwayo ngo ntago kwapfuye ngareke kumva, ngahubwo ibicumuro byacu niyo ngiye bitera kugira ngo ntikore. Shaka kubabwira ngo Imana iracyariho, Imana iracyakora, uhumura. Wewe wakomeretse humura, wewe ufite inkovu umutima bitewe n'ibyo huye nabyo, n'abashumba n'abakohanuzi n'abaki, dore ko muri iyi minsi abantu bose bita abaprofete. Aho nta kintu kimwe nabonye, umuntu akaba yitwa Revera, nk'urugero wenda Revera Rudomoro, mugigenze mvuga ijambo kugira ngo navuga izina rihuye wenda n'umuntu umurevera, akaza kujya gute kuvuga ngo namuvuze Revera Rudomoro. Ejo wajya ko ukabona yashyizeho Prophet Revera, kibaza ibyo bintu nibiki? Nuko profete ni izina rikomeye kuko abantu benshi bakunze ubuhanuzi, ariko ndabwira abantu babikomerekeyemo ni mwihangane, Yesu arahari aje kubatabara, nta kindi. Yes, gospel y'ubu ni ya kera yari ifite discipline, ariko ubu harimo ibintu bijyanye no kudatinya ibyaha, urumva n'akavuyo kajyanye no kutihana no kwatura. Hanyuma sabubu baritwara gute? Ni basoma ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ritufasha kugira ngo tumenye ukuri. Kandi nasoma ijambo rirambwira ngo mumenye ukuri ko kuzaba batura. Nta kuntu amenye ko utazi ijambo ry'Imana, ntiwamenye ukuri utazi ijambo ry'Imana. First of all, soma ijambo ry'Imana. Kabiri, wizere mu mutima wawe, no kwizera nabyo ni ikintu abantu bakeneye bubu ngubu. Abantu ba kera barizeraga, ndavuga na positive, abantu ba kera barizeraga cyane, ko uyu munsi basigaye batizera. Mwizera Imana, Imana iriho, izabatabara, izabarengera nkuko yarengeye abambere. Uko yari kera n'uyu munsi nikiri. He never changed. He's a God of Almighty. Amen. Turagushimiye cyane ku bitekerezo utanze nkawe ukurikije aho bibaze kugenda uvuga ubutumwa bwiza. Ubwo aho maze kuvuga ubutumwa bwiza, ahagwesha umugisha cyane ni hehe? My God, ahantu hose bamesheje umugisha, ariko cyane cyane mu Bugande no mu Burundi. Bazi ukorera Imana cyane. Yes. Turagushimiye cyane ku bitekerezo utanze ukurikije ivuga butumwa maze kugenda ukora hirya no hino. Turagushimiye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Prophet ni Prophet Freddy. Freddy irindi ni rihe? Prophet Freddy Sindambewe. Murakoze cyane. Munashaka gukenera ngo mbese munashaka kugira ngo umusengeri cyangwa ure gute yakubona kuze nimero cyane zo mu Rwanda? Okay, ni 07 82 47 2508. Iyo nimero ihoraho niyo ino kuri WhatsApp.
nyikoresha nsengera abantu benshi, niwo murimo nkora, nta kindi kintu nkora. Nk'ubu navuye iriya naraye hano mu mugano ndi gusenga mvuga ati Imana irengera abantu bayo. Ikintu cyambye nkora ndasenga. Watugusanze hano byakiriye ute? Ndanezerewe cyane, byanejeje kuri Peace Joy TV, ndanezerewe noneho guhura nawe Clement, uri umunyamakuru umunyabwenge cyane kandi Imana izamuye mu gihe cyawe. Ndakunezerewe cyane. Turamushimiye, natwe turabashimiye mwese, mukomeze ibihe byiza, mugira ibihe byiza, kuko agenda avuga ubutumwa henshi ariko wiyumviye uko hirya no hino bimeze nda muri ibyo bihugu yagerageje kuvuga. Ese wowe ngaho uherereye gospel uyibona ute? Watanga igitekerezo muri message hepfo muri commentaire, ukagira icyo wabaza uyu mu prophète twasanze ahantu ibereye mu butayu. Tugushimire, namwe tubashimire mwese, ibihe byiza, turabakunda. Bye bye. Bye bye. Thank you. Ciao ciao.